Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 8 byakwereka ko ufite kanseri ya nyababyeyi. Burya hari abagore benshi bashobora kugira kino kibazo, yewe n'abakobwa batigeze babyara, bakibasirwa n'ibyago byo kuhura na kanseri cyangwa se byo kurwara kanseri ya nyababyeyi. Bavuga ko kenshi buno burwayi cyangwa se kanseri ya nyababyeyi ari kanseri ikunda kugaragara cyane, ndetse nanone hakaba harimo uburyo iyi kanseri igorana kuyivura ugereranyije n'izindi kanseri nka kanseri y'inkondo y'umura, dore ko burya kanseri y'inkondo y'umura yo ishobora no kugira urukingo cyangwa se nanone no kuyisuzuma bikaba byoroshye ugereranyije na kanseri ya nyababyeyi. Muri kino kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri ya nyababyeyi, n'ibimenyetso byakuburira cyangwa se byatuma ufata umwanzuro wo kumenya ko ufite kanseri ya nyababyeyi ukajya kuyisuzumisha, bakaba bashobora kuyimenya hakiri kare. Iyo wisuzumishije hakiri kare, kanseri ikamenyekana hakiri kare, haba hari amahirwe ko ishobora kuvurwa igakira. Nanone turaza kugusobanurira byinshi kuri iyi kanseri, tukubwira ibintu bishobora kongera ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri, uburyo ivurwa, byinshi kuri yo wibaza, ku buryo turakumara amatsiko tukaguha n'ubumenyi bukwiye kandi buhagije kuri iyi ndwara ya kanseri ya nyababyeyi cyangwa se kanseri ifata muri nyababyeyi. Kanseri ya nyababyeyi rero akenshi ni kanseri ishobora kugaragara cyangwa se ishobora kugira ibimenyetso birimo nko kuribwa mu nda ndetse n'ibindi turi buze kubabwira. Nanone burya ikunda kubimenya, bikunda kugaragara cyangwa se abagore bakayimenya ari uko yateje cyangwa se imaze guteza ibindi bibazo mu mubiri wabo. Hari abantu benshi bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri ya nyababyeyi, harimo abagore barengeje imyaka 50. Buryo uko ugira imyaka myinshi ugenda ukura, ibyago byo kurwara kanseri ya nyababyeyi biriyongera ku mugore. Abantu bafite umubyibuho ukabije, abantu bafite uburwayi bwa diabete, abantu bafite uburwayi bwa hypertension, ku muntu ufite mu muryango we umuntu wigeze kurwara kanseri ya nyababyeyi, kuba utarigeze utwita cyangwa se ubyara, nko ku bantu nyine bagiye kwiha Imana cyangwa se abantu batigeze babyara bitewe n'impamvu zitandukanye, bafite ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri. Kuba waragiye mu mihango ukiri muto cyangwa se ugatinda kujya muri menopause, haba ari ibyago byinshi ko ushobora kurwara iyi kanseri. Ku bantu bafite ibibazo by'imisemburo itari ku murongo, ndetse n'abantu bafite nanone bagiye bahura, bagiye baba expose cyangwa se bagiye baterwa cyangwa se bagakoresha umusemburo witwa estrogen ku bwinshi batafite n'undi musemburo witwa progesterone. Hari abagore burya bitereye imisemburo ya estrogen bitewe no gukomeza kugira ngo bakomeze bagire ubwiza, bagire uruhu rukeye, runoze, rufite itoto. Abo bose baba bari mu byago byinshi byo kugira iyi kanseri bitewe n'iyo misemburo bitera, ndetse hari n'imiti yo kuboneza urubyaro burya ikongera ibyago byinshi byo kuba ushobora kurwara iyi kanseri ifitemo estrogen nyinshi. Ku mwanya wa mbere hari ikimenyetso cyakwereka ko ufite uburwayi bwa kanseri ya nyababyeyi, harimo kuba ushobora kuva utari mu mihango kandi ukava cyane atari igihe cy'imihango, cyangwa se ukava waranacuze utakibyara. Iki gihe umuntu ava nko mu gihe cya menopause yaracuze atakibyara, kandi akava cyane, kandi akava atari mu mihango, cyangwa se akava atari igihe cyo kujya mu mihango nyine. Kandi kuva ubona bishobora kumara igihe kinini kirengeje nanone n'igisanzwe, cyangwa se igihe kinini kirengeje iminsi ujya mu mihango. Nanone iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina hari igihe ubona utuntu tw'uturaso tuje, cyangwa se ukaba ushobora kuva gakeya, nubwo byaba byose bitakabije. Ku muntu ufite kanseri ya nyababyeyi birashoboka kuba ashobora kubibona. Ibyo hanini bigaterwa no kuba selile cancere cyangwa se selile zarwaye kanseri, tumenya ngo twarwaye kanseri turi imbere muri nyababyeyi, dushobora gukomereka cyangwa se imitsi twoherezamo amaraso igakomereka, ari byo bishobora gutuma umugore ava. Abagore none bafite kino kibazo cya kanseri ya nyababyeyi bakunda kugira ibibazo bya anemi cyangwa se guhorana amaraso make, bitewe no bava inshuro nyinshi kandi bakava amaraso menshi. Niyo agiye mu mihango afite iyi kanseri arava cyane mu buryo bukabije ku buryo atakaza amaraso menshi. Ku mwanya wa kabiri rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ufite kanseri y'ababyeyi, harimo kuzana ibintu bidasanzwe bitari amaraso binyura mu gitsina, bishobora no kuza ari amashyira cyangwa se ari ibintu by'ibizi ubona bidasanzwe. Ahanini bikaba bishobora kuza bimeze nk'amazi,
cyangwa se bifite ibara rya pink cyangwa se rya brown, cyangwa se ukabona ari ibintu biza birimo amaraso cyangwa se utudomo tw'amaraso, utumbe tw'amaraso, nanone bikaba bishobora kuza binuka ku buryo ushobora kugira ngo ufite nk'ama-infection vaginal cyangwa se ibyitwa vaginosis. Icyo gihe rero nanone bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura, aho ushobora kuba amaseri yapfuye cyangwa se serire zapfuye zirimo gusohoka arizo ziri kuzana ibyo abnormal discharge umugore arimo kuzana. Ku mwanya wa gatatu rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri ya nyababyeyi, harimo kuba ushobora kuribwa mu kiziba cy'inda cyangwa se mu nda yo hasi, cyangwa ukumva harimo ikintu kikuremereye mu nda yo hasi, ikintu kikubangamiye. Kino gihe rero umugore yumva hari ikintu kimubangamiye cyangwa se akaribwa cyane mu nda yo hasi, bikamurya cyane ku buryo bukabije, cyangwa se akumva harimo pressure, ikintu kimubangamiye kirimo mu nda yo hasi mu magufwa y'urukenyerero kimubangamiye. Kino gihe rero kikaba gishobora kumara ibyumweru byinshi, icyo gihe umugore nawe ashobora gukeka ko afite kanseri ya nyababyeyi. Ku mwanya wa kane rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri ya nyababyeyi, no gutera akabariro cyangwa se mu gihe uri mu gikorwa cyo gutera akabariro ukababara. Burya kubabara mu gihe urimo gutera akabariro si ibintu bisanzwe, si ibintu byakabayeho mu gihe wateguwe neza kandi mu gihe mutari gukoresha imbaraga z'umurengera. Ariko umuntu ufite kanseri ya nyababyeyi niyo ari slight akantu kwinjira ni gakeya arababara, muri make baba bameze nk'aho imbere harimo bushye. Cyane cyane bikababara cyane mu gihe ugerageje kwinjira cyane, umugabo winjira cyane, icyo gihe umugore arababara, akumva ububabare bukabije buhise bumufata, cyangwa se akumva harimo pressure, cyangwa se nanone akumva ari mu bubabare mu gihe cyose ari gukora imibonano mpuzabitsina kandi imbere bitaramubagaho. Ku mwanya wa gatanu rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri ya nyababyeyi, no kujya kunyara bikakunanira cyangwa se ukawihagarika inshuro nyinshi. Kino gihe rero umugore akunda kwihagarika inshuro nyinshi, akumva akeneye kujya kunyara inshuro nyinshi nanone, cyangwa se bikamutungura ku buryo ashobora no kwinyarira. Niyo yanyaye arimo kunyara cyangwa se ari gusoba, kuba yamara inkari mu ruhago biramugora, ndetse no mu gihe arimo kunyara arababara. Iki nacyo bikaba bigaragaza ko hari ikibyimba kiri imbere muri nyababyeyi kiri kugenda gikanda uruhago. Burya murabizi ko nyababyeyi ibituranye n'uruhago rwose mu buryo bituranye cyane, mu buryo bisa naho binakoranaho. Ku mwanya wa gatandatu rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri ya nyababyeyi, no gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Ku buryo ku mugore hari igihe ashobora gutakaza ibiro akananuka, akuma kandi atabishaka, cyangwa se n'uruhare yabigezemo. Yakomeje kurya uko yaryaga, ntabwo umugabo amukubita ngo ni imihangayiko ndetse n'ibindi. Umugore akaba ashobora no gutakaza 1/2 cyangwa se 5% by'ibiro afite, akaba ashobora no kugeza ku 10% by'ibiro yari afite. Ku buryo nk'umuntu wari ufite ibiro 50 ashobora kwiroturuva mu gihe gito yagize ibiro 45 cyangwa se na 40, akaba ashobora kubitakaza, akaba ashobora kugira ibiro 40 akisanga afite ibiro 40, kandi mu gihe gito cyane kitari igihe kirekire, nta n'uburyo bw'imibereho yahinduye. Ku mwanya wa karindwi rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ufite uburwayi bwa kanseri ya nyababyeyi, harimo guhorana umunaniro ukabije. Iki rero kikaba ari ikimenyetso kanseri nyinshi zihuriyeho, aho umuntu uzifite usanga afite umunaniro ukabije, kwikonsantara bikamunanira, kwihanganira ibintu cyangwa se akazi ke ugasanga rukasinziriraho, ntabwo agikora akazi neza. Ku mwanya wa 8 ni uko umuntu ufite kanseri ya nyababyeyi ashobora kubyimba inda, agasa naho inda irimo gukora nk'umuntu utwite kandi adatwite. Muri kino gihe inda iriyongera muri size, igakura rwose nk'umuntu utwite, kandi igihe cyose yumva mu nda huzuranye hasa nawe yagugaye mu nda, yakwambara imyenda igatangira kumufata cyane. Nanone igihe amaze kurya, niyo yarya uturyo ducyoya agahita haga. Ibyo nabyo bikaba bigaragaza ko muri nyababyeyi harimo ikibazo, harimo ikibyimba gishobora kuba kirimo kugenda gukura, kirimo kugenda gikura ku muvuduko uri hejuru. Ni bande bagore rero bari mu byago byinshi byo kuba bashobora kugira kurwara kanseri ya nyababyeyi? Ni abagore bafite umubyibuho ukabije, ni abagore bafite uburwayi bwa diabete, ni abagore bafite uburwayi bwa hypertension, ni abagore bafite mu muryango w'umuntu wigeze kurwara iyi kanseri, ni abagore bafite ibibazo mu misemburo, ndetse nanone n'abagore igitsina gore muri rusange barangije imyaka 50. Uburyo rero iyi kanseri ya nyababyeyi isuzumwa, uburyo bwa mbere ni kugendera ku bimenyetso. Umuganga akaba ashobora kugusuzuma agendeye ku bimenyetso wamubwiye, akaba ashobora gukora ikizamini cya ecography, kiriya gishyira ku nda, bashyira akantu ku nda bakarebera kuri screen iri ku ruhande mu nda.
nanone bashobora gukora biopsy cyangwa se gufata agace gatoya ko muri nyababyembere kakagenda kagasuzumwa bakamenya ko ufite kanseri. Bashobora gukora ibyitwa hysteroscopy, aho bashobora kohereza akantu muri terasi bakareba ikibazo kirimo. Bashobora no gukoresha ibizamini bya scanner cyangwa se MRI. Hari ubuvuzi bwinshi ushobora gukorerwa mu gihe bamenyekanye ko ufite kanseri ya nyababyeyi. Harimo kuba nyababyeyi ishobora gukurwamo mu gihe byagaragaye ko kanseri itigeze yimukira mu bindi bice. Ushobora gukurwamo imirerantanga cyangwa se n'amavere agakurwamo. Ushobora gukoreshwa ubuvuzi bw'imirasire ibyitwa radiotherapy. Ushobora gukoresha ubuvuzi bukoresha imiti bwa kanseri buzwi nka chemotherapy. Ushobora gukoresha ubuvuzi bwa kanseri bukoresha imisemburo buzwi nka hormonotherapy. Ndetse n'ubuvuzi bwinshi, hari no bwitwa targeted therapy cyangwa se immunotherapy ushobora gukoreshwa. Ubwo bwose n'ubuvuzi bushobora gukoreshwa bitewe na kigero cyangwa se bitewe n'urwego stage iyi kanseri igezeho, nibwo umuganga afata umwanzuro wo gukoresha ubuvuzi runaka. Hari ibintu rero byagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri ya nyababyeyi, harimo nko kuba ukwiye kubungabunga ibiro byawe ukaguma mu kigero cyiza, kuba ukwiye gukora siporo, kwirinda ndetse no kwivuza uburwayi bwa diabete na hypertension niba bufite. Ikintu cyose ubonye nko kuva mu buryo budasanzwe, ni byiza ko wajya kwa muganga bakareba impamvu yabyo. Ni byiza kandi kwirinda gukoresha imiti irimo imisemburo cyane, burya iriya miti si myiza ku mugore. Muri rusange rero uburwayi bwa kanseri ya nyababyeyi ni uburwayi umuntu iyo bumenye kare buvurwa bwose bugakira agatandukana n'icyo kibazo. Ariko iyo butinze kanseri ikaba yarimukiye mu bindi bice by'umubiri, nta kindi gikorwa, nyine ubwo iyo kanseri ubana nayo kugeza ubuzima bugiyeho bushyizweho akadomo. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Hari n'icyo udasobanukiwe neza wacyandika hagenewe kujya comment. Tuvuga ku buzima.